Gentlemen, may I have your attention, please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, no gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya saa 2 na saa 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri @nzuri_rawa. Ariko se ko abantu bose barira ngo ibikoresho by'ubundi bikirama, nk'ubu ndakuraho imashini imesa kandi ko fiance numvise itsimbara yiko. Uzi kwiyifurigo mungana sha ibi byose kandi nabiguze muri Bricotech nkimara gushakana na nyoko kera. Urabona se hari icyo bibaye? Niba rero nawe ushaka iyo mashini imesa ujya muri Bricotech. Sinshaka ko umwana w'abandi nzumva ngo yazanye ibizigira kubera kuvuga utazakuvurori. Kiganiro Bricotech yinjiye mu mitima y'abatura Rwanda kuva mu myaka 40 nabo kubera ibikoresho byayo original bizwiho kuramba. Muri ubu budasa yihariye Kiganiro Bricotech ni tugezaho imashini zo kumesa zijyamo ibiro byinshi, zimwe zidakangwa na za kuvureri cyangwa indi myenda iremereye. Aha niho abasobanukiwe bagurira za frigo zimwe zitagira urusaku ziva mu Butaliyani, igihugu cyamamaye kubera ibikoresho birama. Karibu wigurire congelateur zagutse zikonjesha ibintu byinshi icyarimwe kandi zikoze ku buryo nta na kimwe gishobora kwivanga n'ikindi. Ubu nibwo buziranenge bwazo. Hari na cuisinieri zikomeye zitarushya isukura, zaba iz'amashanyarazi, iza gaze cyangwa izibikoresha byombi. Umwihariko w'ibi bikoresho byose bitwara umuriro muke cyane, ubiguza agahabwa garanti n'umutekinisiye wo kubyinstara ndetse no gutoza bene byo kubikoresha. Muri Kiganiro Bricotech uhasanga n'ibindi bikoresho byo kwizerwa, byaba iby'ubwubatsi, by'amashanyarazi n'amazi ndetse n'ibyo mu ngo. Icyo byose bihuriyeho n'ukurama no guhenduka. Kiganiro Bricotech murayisanga mu mujyi wa Kigali rwagati, neza neza imbere ya T2000 ya kera. Sobanuza kurushaho kuri 0788496226. Kiganiro Bricotech, technology nsansa. Buryo wisize wese sikosa neza, ikosa rito gusa ry'amahitamo ryaguteza ubusembwa. Nguhitiyemo rero Mowapu niza agaciro k'uruhu rwawe kuko ituma ruhehera hehe n'urukanyaraye rukubuza amahwemo. Mowapu ni produit ziva i Burayi, zirizewe cyane kuko zahawe ISO certificate ihamya ubuziranenge mpuzamahanga. Hari Mowapu body lotion, Mowapu body milk, Mowapu scrub, Mowapu y'amasabune anyuranye, Mowapu shampoo, Mowapu shower gel zitandukanye, Mowapu y'amavuta y'abana, Mowapu y'amavuta y'umusatsi akenerwa cyane muri salon de coiffure, na Mowapu y'imiti y'amenyo ishimirwa kuyakesha no gutanga impumuro nziza mu kanwa. Mowapu murayisanga muri Simba Supermarket, T2000 Supermarket no mu yandi maduka. Naho kurangura ni muri T2000 ahateganye no kwandamage. Telefone ni 0787317422. Mowapu. Kimul Properties Limited yabazanye ibikoresho bikora finisage utasanga handi. Dufite kandi n'abakozi b'abahanga bagufasha. Ikindi kandi ibikoresho byacu ni European Standard. Ese ugitekereza ko amarangi usiga inzu yawe asobanura agaciro yiha? Kimul Properties Limited iragufasha guhitamo amarangi akwiranye n'inzu yawe. Ikindi kandi baguhe n'abakozi b'inzobere mu gutera amarangi, yaba mu hoteli, amapartoma ndetse n'abantu ku giti cyabo. Muhawe ikaze muri Kimul Properties Limited. Turabaha ama wallpaper utasanga handi, arimo nashobora kozwa ndetse n'aya naturel udashobora gusanga handi uretse muri Kimul Properties Limited. Twubaka amapisine, tukanakora interior design, kandi byose ku giciro cyiza. Dusanga aho dukorera ni kwa Rwahama ku muhanda ujya ku Mushumba Mwiza ahateganye na Tryford. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788329828. Murakaza neza muri Kimul Properties Limited.
waba ushaka amatara meza aramba kandi aguha umucyo ugukwiye, igisubizo cyabonetse. Ni muri Zone Corporation Limited. Dufite amatara meza adashyuha kandi afite umwihariko wo kurondereza umuriro. Kubifuza kurangura yaba amaduka, amakenkeri ndetse n'abandi bacuruza ibikoresho bya electronique, aya ni amahirwe adasanzwe kuko muragabanyirizwa ibiciro. Waduhamagara kuri 07 90 69 68 65 cyangwa kuri 07 87 60 21 74. Bitihise dusanga aho dukorera mu mujyi rwagati ahateganye na Hotel Okapi ku muhanda w'amabuye. Zone, itara riguha ituze, umucyo ugukwiye. Burya ubumenyi niyo nkingi nyamukuru y'ubukungu. Ukeneye ubumenyi buzagufasha kugira ejo heza? Gana Kigali Leading TVET School, isoko y'ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo. Kigali Leading TVET School ni ikigo cy'indashyikirwa mu masomo atandukanye nk'iby'amahoteli, aho bagufitiye umwaka wa 4, wa 5 n'uwa 6 cyangwa amahugurwa y'igihe gito, ni ukuvuga umwaka umwe cyangwa amezi 6. Babafitiye kandi ubukerarugendo, umwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6. Kigali Leading TVET School babafitiye Computer Science Management, umwaka wa 4, uwa 5 n'uwa 6, ariko bashobora no kukwigisha computer by'igihe gito. Kigali Leading TVET School babigisha n'ubukanishi bw'amamodoka. Iki ni ikigo kimaze kuba ubukombe kuko abakizemo batsinda 100%, ndetse abahize abandi bagahabwa amahirwe yo gukomereza amasomo yabo mu mahanga muri za kaminuza zikomeye zifitanye amasezerano y'imikoranire na Kigali Leading TVET School. Abahize kandi bahabwa internship mu bigo bikomeye byo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Kwandika abanyeshuri birakomeje. Ni ku cyicaro cy'ishuri kiri mu murenge wa Gitega hagati y'Agaciro n'ahahoze Sky Hotel, ahahoze ETM. Telefone ni 0788 59 89 65 cyangwa 07 86 61 13 30. Igitondo cyiza gituma umunsi wose ugenda neza. Iyo umugoroba ugeze, igihe upangira umunsi w'ejo mushya, ibanga ni rimwe: icyayi unywa. Reka kijye nuko umunsi wawe ugenda, haba ku manywa haba nimugoroba, uhitemo amajyani Asante Tangawizi Tea. Dore nk'uyu yamenye ibanga. Nitwa Anita Pendo. Benshi mumbaza imbaraga nkoresha aho nzikura. Ntabwo nkwisembuye. Oya. Ariko nkoresha amajyani Asante Tangawizi. Ayo ni amajyani arimo tangawizi, akabamo n'umucyayi cyane. Amajyani Asante Tangawizi Tea araryoshya icyayi bundi bushya, haba mu mata cyangwa se ni mu karu. Asante Tangawizi Tea yibitsemo uburyohe. Amajyani Asante Tangawizi Tea urasanga muri supermarket na boutique bikwegereye. Ubwiza bw'ibirori byawe bujyana na keke wahisemo. Niyo mpamvu amahitamo meza ukwiye ari Iwacu Baking. Muri Iwacu Baking niho usanga keke z'ubwoko bwose, yaba izikoreshwa mu bukwe, mu anniversaire no mu bindi birori, kandi zose zikagira umwihariko wa design utasanga ahandi. Tubafitiye imigati y'isukari, iy'umunyu, iy'abarwayi ba diabete n'indi y'ubwoko butandukanye. Pizza zahogoje benshi kubera uburyohe ntagereranywa, nazo urazisanga muri Iwacu Baking. Ikawa nyayo ijyana na snacks ziryoshye, hakiyongeraho kudusanga na fast food, milkshake na fresh juice z'ubwoko bwose. Ibi nibyo bituma Iwacu Baking tuza ku isonga. Dusanga aho dukorera Remera Gisimenti ku muhanda w'amabuye werekeza Sonatibe, imbere y'ahakorera Inyange Milk Zone, cyangwa se duhamagare kuri 07 91 36 amazerane. Wadusura no kuri Instagram yacu turi iwacu/baking/ltd. Murakaza neza muri Iwacu. Fine FM.
The radio of your choice, mirongo chenda na gatatu n'igice kimwe Fine FM, and I'm not supposed anyway. Ari bintu ngewe ko nkomeza nkubwira Imana imfashe uyu mwaka urangire nyiri kuri iyi mikoro ariko next month uzashaka umuntu se nguzi muzajya mukora next week. Ubwo ni next week uko next month next week next year sorry nazavuga next year batube tubitegura tubipanga neza kubera ko ibibazo byanyu nago bizarana ngiye kujya muri retirement ngagiye kujya muri entertainment nzakora ibisanzwe mbangunda ibintu umva ubwo twebwe gisoni we ubundi entertainment ni ntuza ya yacu ya gatatu mu nshingano dufite zitangazamakuru ni ya gatatu. Hari gutanga amakuru bundi iya mbere to inform, hari ukwigisha to educate to educate wowe uzazi wenda muri to educate kubera ko mu kwigisha ushobora kuzasanga wenda harimo ibintu bisanzwe uzajya ufata bigize wabyiteguriye nabo bireba n'iki ariko mu makuru niho hazamo kugonganamo na bino bintu biri hard niwe ugomba kuguma wowe ibyo biri hard rero wishakire na mugenzi wawe jewe ngiye hano hakabiri nago ngiye kujya muri entertainment ngiye kujya muri education nta kibazo aho ngaho nabwo nta kibazo kubera ko buriya iriya ya gatatu ubundi uzafatanya n'abazimbabwe iriya ya gatatu ubundi yakagombye kuza byibuze amakuru amaze kuyabona amaze no kwigishwa reka tugufashe noneho unaruhuke bya bintu byari bikuremereye tunagufashe widagadura ariko none se uzaba utabonye amakuru utanayasesenguye byibuze utanigishijwe widagadure se ufite nago byakunda waba umuswa nawe oya reka twekeze rero ku mari y'umunsi mari ya leo magnifique dufashe kugira ngo abantu bari kuri YouTube channel Nzuri Market bayibone turi kwa mbere umuntu atangire kwa mbere anatekereza tuvuga ngo umunsi mwiza kandi musha yagura inzu